Ni amakuru ubona ko n'ubundi ari gukomeza kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri kugaruka kuri Munezero Aline. Sha icyo nzi cyo ibi bintu ni igitutsi. Munezero Aline navuga ko ibintu akoze mu by'ukuri ngiye kuza kuba nakugezaho kuri Lionel Sentore, umusore byavugwaga ko batandukanye. Ibi bintu ni amabara ni ukuri kw'Imana. Koko reka nkurarikire wowe ukomeze unkurikire, hanyuma nkugezeho iri bara Munezero Aline akoze ritumye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hacicikana amakuru agiye atandukanye ku rukundo rw'aba bombi. Ngira ngo niba mubyibuka itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka washize w'ibihumbi 2022 nibwo uwo bita Lionel Sentore, muhanzi usanzwe ukora injyana gakondo uba ku mugabane w'i Burayi, yasezeranye n'umukinnyi wa filime mwakunze cyane yitwa Munezero Aline, mwamumenye cyane muri Bamenya yitwa BIJOUX. Nyuma yaho hashize nk'amezi agera muri 3 nibwo hagiye hanze amakuru ko aba bombi baba baratandukanye. Ibi ngibi byemezwaga no kuba ku mbuga nkoranyambaga z'aba bombi, haba Munezero Aline ndetse na Lionel Sentore amafoto y'ubukwe baramaze kuyasiba. Ngira ngo wabanje kusiba amafoto ni Munezero Aline. Ngira ngo iyo nkuru nayikugejejeho mu by'ukuri n'amakuru namenye mbere, mbanza gukora ubushakashatsi hanyuma nza kuza kuba nayakugezaho. Ngira ngo ibya Aline, Munezero ndetse na Lionel Sentore ni ibintu byagiye mu by'ukuri bifata indi ntera, kugeza aho mu minsi yashize Lionel Sentore yaje mu Rwanda, hanyuma yakirizwa amakuru ko uwari umugore we yabyaye. Hanyuma Lionel Sentore agaragaza uburyo ibyo bintu byo kuvuga ngo Munezero Aline yarabyaye ntabyo azi. Hari umwe mu bantu bashyirwaga mu majwi yuko yaba yarasimbuye ubwo ni Lionel Sentore. Ubwo ndavuga kuba Munezero Aline yarakundanye n'undi musore, uwo musore yitwa Jimmy Martin. Ngira ngo ndaza kuza kuba navuga amazina kuko na makuru yavuzwe ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Muzi uburyo hagiye hajya hanze amakuru y'ukuntu Lionel Sentore yagerageje kuba yaza mu rugo rwiwe, yasize agasanga BIJOUX nawe uri mu rugo. Muzi uburyo abaturanyi ba BIJOUX ndetse na Lionel Sentore, ahubwo ndavuga bari batuye ubwo bakoraga ubukwe nyuma ku itariki ya 8, aho umuryango mushya wari utuye, uburyo abaturanyi bombi bavuze ko iyi nzu batigeze bayibamo bitewe n'ukuntu. Donc ibyo byose nyine wagiye wumva ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, byatumye Lionel Sentore ndetse na BIJOUX batandukana ikitaraganya. Ni byinshi byashyirwaga mu majwi, haba kuba ndavuga Lionel Sentore yaba yaranze kujyana Munezero Aline mu mategeko kugira ngo basezerane. Ibi ndaza kuza kuba nabigarukaho bitewe n'iri bara Munezero Aline cyangwa se BIJOUX akoze. Lionel Sentore kwanga kujyana BIJOUX mu mategeko ni ibintu byasakaye cyane ubundi ku mbuga nkoranyambaga, bimwe byatumye donc abantu benshi bashyiraga mu majwi ku cyaba cyaratumye Munezero Aline avuga ati uyu mugabo ubanza nta gahunda afite. Ariko kandi byinshi n'ubundi bitekerezo by'abantu bikagenda bigaruka n'ubundi bivuga uburyo kukuba Munezero Aline yarivumbuye kuri Lionel Sentore, yaravuze ati uyu mugabo wasanga ari kunyina ndetse na Lionel Sentore akavuga ati uyu mukobwa ni mujyana mu mategeko aragera hanze nyobe. Ngira ngo ibyo byose mugenda
mubyumva ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye icyo bita ngo aba diaspora, ugasanga niba uje ugatwara umukobwa niba ari mu Rwanda niba ari mu Burundi ugasanga umugejeje mu mahanga gatangira kukwihinduka. Ngira ngo ni ingero nyinshi dufite abantu benshi bagiye bashwana muri ubwo buryo. Munezero Aline ibara akoze aka kanya ngiye kuba nakugezaho nk'abantu mwe avuze amagambo akomeye cyane yibajijweho ndetse asakaye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ngiye kuza kuba nabihuza n'ibintu byagiye bivugwaho, navuga ko like ashize ukuri kose hanze. Reka mbanze nkubwire ngo nibara kukugezaho iyi nkuru cyangwa se numara kumva iyi nkuru usige igitekerezo cyawe kuri ibintu kugira ngo mu by'ukuri tujye dukomeza tubana 5 kuri 5 ndetse ukore na subscribe. Wereje ikaze muri iyi nkuru. Munezero Aline agiye kuri Instagram yiwe arangije yandika amagambo akomeye cyane. Ni kenshi yagiye abazwa ku mbuga nkoranyambaga ziwe niba yaba yaratandukanye na Lionel Sentore, ugasanga haba Lionel Sentore ndetse nawe baragenda barusha bakarumira, nta kintu na kimwe cyo kuvuga, ahubwo BIJOUX we akagenda agaragaza ko mu by'ukuri haba amagambo yagiye acisha ku mbuga nkoranyambaga ziwe, akagenda agaragaza ko donc yamaze kwinjira mu buzima bushya, yamaze kwinjira mu kindi cyiciro, aho abantu benshi bavugaga bati bya bintu byavugwaga koko byari byo. BIJOUX yifashishije urubuga rwiwe rwa Instagram status arangije yandika amagambo yibajijwe ko n'abantu benshi cyane, benshi babihuje n'amakuru yagiye avugwa mu minsi yashize. Yanditse amagambo y'icyongereza aho yagize ati marry a man that want to be a husband, not a man who just wants a wife. Tugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda aya magambo ari mu rurimi rw'icyongereza yagize ati burya uzashaka umugabo nyamugabo ntuzashake umugabo wifuza kukugira umugore. Aya ni amagambo navuga ko BIJOUX ashyize ku mbuga nkoranyambaga ziwe nyuma y'ibyo bintu byagiye bivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho benshi bavugaga bati rwose we na Lionel Sentore baratandukanye, yamaze gushaka undi mugabo. Ngira ngo ni namakuru mu byibuka mu minsi yashize nagiye nkugezaho uburyo hari agafoto nigeze kukugezaho uyu mukobwa atwite inda, kandi mu by'ukuri uyu mukobwa atwite inda ngira ngo yari kumwe n'umusore byakekwaga ko n'ubundi n'ubwo abantu bavuga bati ari kumwe n'uyu musore, bari kumwe ngo yaraherekeje mushiki w'uwo mugabo yakunze cyangwa se w'uwo musore yasimbuje Lionel Sentore ngo mushiki we yaragiye kwiga hanze. Ngira ngo mu by'ukuri aya ni amakuru ubona ko ku mbuga nkoranyambaga ari gukomeza kugarukwaho cyane, ariko kandi abantu bagasesengura aya magambo yo kuvuga ngo uzashaka umugabo nyamugabo ngo ntuzashaka umugabo wifuza kukugira umugore. Ese mu by'ukuri Lionel Sentore niwe waba nifuje kuba donc yagira umugore BIJOUX? Ubwo urumva ngo haraza ikintu cy'inshingano, ariko kandi hakazamo bya bintu byabiza kuba Lionel Sentore. Ngira ngo ni ibintu byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga mutantera amabuye kuba Lionel Sentore atarigeze ajyana BIJOUX ngo bajye gusezerana mu murenge, hanyuma abantu bakaza kubona donc BIJOUX na Lionel Sentore basezeranye imbere y'Imana, ariko mu by'ukuri benshi bakanabyurira bavuga bati iki kintu nicyo cyatumye urukundo rwa Lionel Sentore ndetse na BIJOUX donc kirangira. Ikintu cyo kubarana cyo kuvuga ngo nibigenda gutya ngo bizagenda gutya, nimujyana mu mategeko bizagenda gutya, wenda azagera hanze nyobe, azagera hanze ananire wenda, cyangwa se ugasanga yari yaramusezeranije ko wenda nibamara gusezerana azamujyana mu mategeko, ugasanga ibintu nk'ibyo nk'abantu mwe dore ko haziragamo n'andi makuru yo kuvuga ngo ibintu ngo by'indangwe se ngo ubu ko yamaze nko mu Rwanda ukwezi, ubu nta nyine ibiboro nk'ibyo. Mu gihe abantu babaze iminsi navuga ko BIJOUX yabyariyeho, baza gusanga BIJOUX yatwise mu kwezi kwa 4 nibwo amezi 9 ari yose, kandi icyo gihe ibintu byari byaramaze kurangira, avuga bati abantu baratandukanye.
like ni ibintu ubona ko abantu benshi bari kuvuga bati mu by'ukuri Bijou yashatse kuba yaca ku marenga ukuntu nyine abantu bagenda bavuga Bijou ne wananiranye ne wagize gute nyine aca marenga agaragaza uburyo Lionel Sentore donc yifuzaga kugira umugore Bijou nyamara ikintu bita responsibility nyamaza ikintu bita kuba donc yashobokana n'umugore akamuha ibyo akeneye navuga ko ari ibyo iyi code isobanura aho abantu benshi ubona ko kumbuga nkoranyambaga bari kugenda bagaruka kuri aya magambo bakavuga bati rwose ibi bintu bizarangira gute ko tubona ari ibintu bidasanzwe ko tubona aya makuru akomeza kugarukaho cyane ugasanga nyine buri umwe agenda ashyira ibintu hanze ngira ngo ni n'amagambo yarekeresheje ifoto ubona ko nyine yari yicaranye n'uyu mugabo babyaranye hanyuma bafatanye nk'ikiganza ukuntu ngira ngo urabibona kuri iyo screen yawe hanyuma abiherekere ayo magambo ubona ko ari ibintu ku mbuga nkoranyambaga biri gukomeza gutera saga bitewe navuga ni nk'igitutsi ni nk'igitutsi kabisa Bijou aje kuza kuba yatuka Lionel Sentore ati rwose ati ibintu byo kushaka kugira umuntu umugore ati atahubwo uzashaka umugabo nyamugabo none se utari umugabo nyamugabo ubwabariye donc na makuru ubona ko kumbuga nkoranyambaga ari gukomeza gutera saga mu gihe abantu benshi bishyizemo Bijou ntabwo ashobotse 2020 yambitswe impeta na Bijou Benjamin arayisubiza ibintu nk'ibyo byaravuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ariko ibi bintu byaratangiye nk'abantu mwe mbere yuko ubundi hari muri 2021 mbere yuko Bijou asezerana mu kwezi kwa 2022 mu kwezi kwa 12 hari imwe muri TV online ndavuga ko ni Bijou yazanye na Lionel Sentore azatambaye impeta ndavuga ngo buranga impeta ngo nayibagiwe ibintu nk'ibyo nyine abantu nyine batangira kuvuga bati wasanga ariko kandi hakaba andi makuru y'ikintu bita pressure yabaye kugira ngo Lionel Sentore asezerane na Bijou donc ngo yagiye kubona ngo bari inshuti zisanzwe Bijou agiye kubona abona Lionel Sentore aramupropose kandi hariho nabandi bantu aravuga ati semaraje none ibintu ndabigira gute donc ngo yambara impeta iyo pressure imeze gutyo yambara impeta atabishaka yamwambitse impeta nk'uko umuntu nyine baba ari inshuti zisanzwe amwambika impeta yifitiye uwo musore witwa Jimmy Martin umucuti we nyine ubusheri wiwe bari bafitanye niyo mpamvu mwabonye nyine byanze biranga neza bavuga bati mu rukundo rwa bombi harimo undi muntu wa gatatu like nuko nguko ku mbuga nkoranyambaga mw'abantu mwabara amakuru menshi ahari bara amakuru menshi tuba tugenda tubashakishiriza nk'ibyo ntabwo mwari mubizi icyo kintu kijyanye na pressure yo kuba Lionel Sentore ndetse na Bijou basezerana muri ubwo buryo nuko nguko byaje kuza kuba byagenda ngewe ndabakunda murabizi nitwa Shadu niba utarakanze subscribe bikore kugira ngo tujye twibanira 5 kuri 5 wibuke niyo nzogera iri ku ruhande kugira ngo tujye tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye umunsi ku munsi ndabakunda cyane witeka ngaho dakomeze barinde